Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru cya 30 gisanzwe umwaka A. Amasomo matagatifu Kiliziya yaduteguriye kuri iki cyumweru. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'iyimuka Misiri, umutwe wa 22, umurongo wa 20 kugeza ku wa 26. Zaburi ni ya 17. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Paulo mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere, umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10. Ivanjili ni ya Matayo, umutwe wa 22, umurongo wa 34 kugeza ku wa 40. Bakristo bavandimwe, iki gitabo cy'iyimuka Misiri kidutekerereza birambuye cya gikorwa cy'ingenzi cyabaye mu mateka y'Abayisiraheli, aricyo ukwimuka mu Misiri. Mu by'ukuri kubohorwa mu bucakara bwo mu Misiri, kugirana isezerano n'Uhoraho kuri Sinayi, no kubaho imyaka 40 mu butayu, nibyo byatumye Abayisiraheli baba ihanga ryigenga n'umuryango witorewe n'Imana. Mu isomo rya mbere, Musa intumwa y'Imana aratwibutsa ko tugomba guharanira kubohoza abavandimwe bacu bose barengana bagakandamizwa. Aradushishikariza kandi kwita ku bakene, imfubyi n'abapfakazi, mbese abaciye bugufi. Dore uko iki gitabo kibivuga: ntuzanyunyuze imitsi y'umusuhuke cyangwa ngo umukandamize, kuko namwe mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Ntimuzagirire nabi umupfakazi cyangwa imfubyi. Numugirira nabi akantakira, nzumva amaganya ye, maze uburakari bwanjye bugurumane, bamarire ku nkota abagore banyu bapfakare n'abana banyu baba imfubyi. Niba ugurije amafeza umuntu wo mu muryango wanjye, cyane cyane umutindi muturanye, ntuzamugenzereze nk'abaharanira gukira vuba, ntuzamushakeho urwunguko. Niba igishura cya mugenzi wawe ugitwayeho ingwate, uzakimusubize mbere y'uko izuba rirenga, kuko aricyo kiringiti cye rukumbi n'umwambaro yifubika. None se yaryama muki? Nantakambira nzamwumva, kuko njyeweho ndi umunyampuhwe. Bavandimwe, aya magambo tuyagira yacu. Muri iki gihe cya COVID-19, ubukene bwagiye bwiyongera. Wakubitiraho n'abagize ibiza, ugasanga ubuzima bwabo bwarahungabanye. Hari abashoboye kubarwanaho babafasha mu buryo bunyuranye, ariko barusahurira mu nduru bo babyungukiyemo. Uruzi guhabwa imfashanyo zigenewe abantu nk'abo ukazinyereza. Nimurebe uburyo abababaye baza batugana, rimwe na rimwe aho kubafasha tukabisekera, kubera ko nta kundi babigenza ngo babeho, bakemera gukoreshwa imirimo ivunanye ngo bakunde babeho, ndetse rimwe na rimwe bakamburwa kuko ntawe ubarengera. Imfubyi n'abapfakazi ntibitabweho, ahubwo bakabamaraho imitungo, bakabateranya bati uyu n'uyu nimumwirukane ave mu mitungo yanyu, ugasanga ibintu byadogeye. Bakristo bavandimwe, nitwikebuke turebe abo banyantege nke tubagoboke, aho kubanyunyuza imitsi. Tubagaragariza urukundo nk'uko ivanjili y'uyu munsi ibidusaba, igira iti: abafarisayi bumvise ko Yezu yazibye akanwa k'abasaduseyi, barakorana. Maze umwe muri bo wari umwigisha amategeko amubaza amwinja ati: mwigisha, itegeko riruta ayandi ni irihe? Aramubwira ati: uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni itegeko riruta ayandi, kandi niryo rya mbere. Irya kabiri risa naryo: urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko uko ari abiri,
habumbiyemo andi yose n'iby'abahanuzi bavuze. Bakristo bavandimwe, ngo uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo uzashaka Imana kuruta byose. Mu muryango hari ababyeyi ndetse n'abana. Ese igihe cyose biroroshye gukundana? Ese igihe cyose biratworohera kumvikana n'abaturanyi? Mu ivanjiri no mu byakozwe n'intumwa, urukundo rwa mugenzi wacu rugaragara rudatandukanye n'urw'Imana. Amategeko yombi, urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu ni rumwe, ni rwo musingi n'indunduro y'itegeko rishya. Urukundo rwa Kristo ntirugomba kutubamo nk'ikinyotera mu mutima wacu kidahindura ubuzima bwacu. Rugomba kugaragarira mu guhinduka, tubaho mu buzima bushya. Itegeko rishya ridusaba gukunda abandi nk'uko twikunda ubwacu. Mu by'ukuri, kwikunda nyabyo binsaba no gukunda abandi. Urwo rukundo rudusaba gukunda n'abanzi bacu. Ni urukundo rutarambirwa, rufite itegeko ryo kubabarira nta mupaka, kwihangana, kwitura inabi ineza. Ese mu buzima bwanjye ntabwo nifitemo roho mbi y'ivangura imbuza kubona ishusho y'Imana muri mugenzi wanjye uwo ari we wese? Ese kenshi nihatira gutabara imbabare mbigirira mu rukundo rw'Imana? Urukundo rwa kivandimwe runsaba gukunda abanzi banjye, mbababarira, mbasabira. Ese mu isengesho ryanjye rya buri munsi ndabibuka? Ni iki nakora kugira ngo mvugurure imibanire yanjye n'abandi? Buri wese agerageze kwisubiza ibyo bibazo. Mu isomo rya kabiri, Pawulo aduha urugero rw'abakristo b'i Tesaloniki bemeye guhinduka, bemera Imana imwe rukumbi, ndetse banakwiza inkuru nziza ye mu bantu. Aragira ati, muzi neza ukuntu twabagenjereje tugamije kubagirira akamaro. Namwe mwaratwiganye, mwigana na Nyagasani, maze mu bitotezo byinshi mwakirana ijambo ry'Imana ibyishimo bikomoka kuri Roho Mutagatifu. Byatumye mubera urugero abemera bose bo muri Masedoniya n'abo muri Akaya. Koko rero, ijambo rya Nyagasani rihereye iwanyu ntiryasakaye muri Masedoniya no muri Akaya gusa, ahubwo inkuru y'ukuntu mwemeye Imana yamamaye hose, ku buryo ntacyo twakwirirwa tubivugaho. Bose kandi bavuga uko twakiriwe iwanyu n'ukuntu mwayobotse Imana mugata ibigirwamana, kugira ngo mukorere Imana nzima kandi nyakuri, kandi mutegereze umwana wayo Yezu yazuye mu bapfuye, uzaza ava mu ijuru ngo adukize uburakari bugiye kuza. Bavandimwe, mu mvugo rusange, kwemera umuntu bivuga kwakira ijambo rye ukarifata nk'ukuri, umutega amatwi, ukabana nawe, ukareba ibikorwa bye. Kugira ngo wemere ijambo rye bisaba ko uwo muntu aba umunyakuri, inyangamugayo, nta vuguruzanya ry'ibyo avuga n'ibyo akora. Nyamara mu bihe turimo, ikinyoma gisa naho gihabwa intebe kigapfukirana ukuri. Biragoye kwizera umuntu. Ariko niba isi turimo ikoresha ikinyoma, ntabwo umukristo agomba gucika intege. Agomba kwemera Imana n'umwana wayo waje mu isi. Ukwemera ni igisubizo bwite umuntu agaragaza yizirika ku mahame y'ukuri Imana yagaragarije abantu. Kwemera Imana ni ukwakira ubuhamya bwa Yezu, we shusho nyayo ya Data, akaba na jambo w'Imana. Natwe dutera ikirenge mu cy'Abanyatesaloniki, twemere Yezu Kristo, kandi inkuru nziza ye tuyamamaze ku isi hose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Padiri Providence idukomeze, ukorera ubutumwa muri Paruwasi ya Nemba. Mugire icyumweru cyiza.